mbabwire hari ibintu bigaragara bishobora gutuma Josiane adakunda sibyo iyo tugendeye ku kintu critère zituma umuntu aba Miss Josiane afite ibintu byinshi cyane byatuma ataba Miss Josiane se mwiza kwisura sibyo n'abantu bamushigikiye no kumunyega ntago ari uko bamukunze ahubwo bari gushaka bakita hariya barabara abantu batora ngo barebe uko bazabyifatamo ni nko kuvuga ngo ni umutego bateze abantu bari abantu bashinzwe gutegura Miss ese koko umuntu umeze gukena bakwiye kwa Miss twamanza tukareba ngo mbese ahubwo kwa ngo umuntu Miss ni umuntu umeze gute sibyo ni umuntu umeze gute ubwo rero yurebye niba abantu bavuga bati kuba kugira ngo abe Miss nuko agomba kuba ari mwiza nuko agomba kuba afite azubwenge nuko agomba kuba ibyo bintu byose bikagenda ngo Josiane ntabyo yujuje Josiane se koko ni mwiza kwisura kubijyanye no president kuba ati uyu muntu koko ni mwiza icya kabiri ese koko Josiane afite ubwenge bungana gute sibyo tugendeye wenda nko ku cyongereza kiwe nawe ubwe yarabyivugiye amashuri se sibyo nta university ntaki urumva ibyo ngibyo ngere mbona ari byo bishobora gutuma atagomba kuba Miss naho byo ko ibyo abantu ari kuvuga ngo kumutora ngo biri kwanga ngo biri gute bijyanye ka general nkuko ushobora no kuba ugiye guhamagara umuntu hakabaho ikibazo cya connection bikanga ibyo rero ntago byatuma biba impamvu ituma ivugwa ngo ntago ngo Josiane ngo kumutora biri kwanga harigiye biri kwemera ibyo ngibyo ngenda bishingira mvuga yuko Josiane atagomba kuba Miss urakoze uvuze ibintu bitatu icyambere ni isura simbizi nimba bugiye bavuze isura icyo ushaka gusobanura uko ushaka kuvuga umunyazi ndavuga vote ubwo bari kuvuga yenda ubwiza rero biterwa n'ureba ntabwo ubwiza bavuga ngo umuntu ntabwo ari mwiza kuko gufata umuntu wakwiriye mu Rwanda nk'imvura gutya abanyarwanda burya sinibaza yuko ari abaswa mu kureba yaba ubwo bwiza ntabwo afite ntiyakabaye yarabaye gutya mu gihugu ibi bintu mberuka kuri mu gihe cy'amavubi 2004 ajya muri kan yego ikituma rero abavuga isura ntajya mbitindaho hari umuntu witwa Rutahizamu abantu bose baramumenye nawe umuntu aheruka Jimmy Gatete ariko byaragutangazaga kumva abantu bamwe bavaturiye muhungu koko w'inzobe kuriya mwiza kubera iki yagiye gukina umupira yajya gukina filime urumva bakabura ikindi bamugaya bakumva ko yari kujya gukina filime kuko ari babona hari amasura bageneye umupira rero natwe ntabwo dukwiriye gufata amasura runaka ngo tuyagenere kuba Miss urugero urebe Miss wa Ethiopia 2009 nujya kumugereranya n'ababaye ibisonga bye bibiri tugendeye kuri ibyo muvuga by'amasura ntabwo yakabaye yarabaye Miss niyo mpamvu mvuga ngo Miss ni ikindi kintu kirenze icyo mwita ubwiza simvuze ngo umuntu koko mujyana umuntu utoraguye aho ngaho ari we wese ariko Josiane ubwo bwiza yaba atabufite abashinzwe kubireba n'ubundi ntabwo yari kuba yaranyuze muri ako kayunguruzo sinibaza izindi mbaraga yari afite zari gutuma adafite ubwo bwiza zari kumutambutsa ngo atsinde irushanwa rya mbere icya kabiri ubwenge turi buze kubureba mu mpande ebyiri simbizi ni mu bwenge ari ukuboroka cyangwa ubwenge ari ikintu umuntu ashobora gukora ukakireka abantu ukavuga uti iki kintu naragikoze urugero tuzi ko abantu twese tuzi umuntu witwa Bill Gates Microsoft nujya kureba mu bantu bafite amashuri ahambaye mu isi ntabwo uzasangamo benshi bafite za kaminuza ziri hejuru iyo ngiyo byo mwavuze by'amashuri nubwo akiri mutoya akiri umujyambere ashobora kwiga akaragezaho ariko ikijyanye ubwenge ni umushinga wereka abantu ngewe nanabonera yo kuvuga ngo ntabwo ubwenge ari ukuza imbere ibyo umeze nk'ufite memory card mu mutwe ukabara ukora ibyo bakubwiye ubwenge no kwereka abantu ngo nakora iki kuko hari imishinga sindi bujya gusenya iby'abandi ariko umushinga wumva ukumva ukibaza icyo uwo mushinga wazamarira abantu ukakibura urugero oya ntuze kungusha umutego wo kugira wose byo kuko ntabwo turi mu mwanya wo gusebanya ariko nawe nujya kureba imishinga yabo bahanganye hariho uzareba nawe bigutere no guseka wowe wenyine ubisoma urugero nk'uwo gufasha inyoni
umuntu kumva ngo azatuma ngo nk'ingagi zambara neza n'urugero ingagi zifite abazitaho ubu hari ibibazo mu Rwanda byakemutse ntabwo wazana umushinga w'ishuri mu Rwanda ngo abana kubajyana ku ishuri ibyo bintu leta yarabikemuye kwiga n'ubuntu umwana uwo ari we wese yemerewe kujya mu ishuri abo umukire abo umukene ibijyanye n'indwara hari indwara tufatiye nko urugero kuri sida ahantu hose umuntu aripimisha bakamuha imiti ku buntu ntabwo rero wazana umushinga wo kuvuga ngo ngenzi afasha abarwayi ba sida ibyo bintu nubwo byaba ari byiza ugize ikindi wongeramo ariko ibyo bintu minisanti bigeze kure turabibona ku rwego mpuzamahanga biragaragara rero navuga ngo ubwenge ukwiriye kubupimira ku kintu umuntu aba yarebye gishobora kugira icyo kimarira abantu muri rusange hanyuma gusoza wenda hari kugira ngo ntaza kuza kuvuga byinshi ibijyanye n'amashuri yaje nyine aho ageze ntabwo nawe yari yanze kuza ageze muri kaminuza ayirangije ariko yaje uko ari ni nacyo namukundiye noneho mu bya mbere namukundiye kumva ko hari ahantu hari abantu runaka bahagenewe kavuga uti yewe ubwo ndangire sogonderi reka nigirire icyizere ngende mpangane ahangana na bya mbese muri make ikintu yazanye navuga ngo ni impinduka mu myumvire y'urubyiruko muri rusange n'abakobwa by'umwihariko bakwiriye kwitinyuka naho ibindi byo bamunenga byo nagwaye urugero kuri Gatete tumuzi nk'umuntu wafashije ikipe y'igihugu ariko ngiye nabonaga abantu bamujyana ngo ari kuba kina filime ngo kubera ubwiza bwe ubwo rero ntabwo wabona ikintu kinejeje bose niyo mpamvu bitantungura n'ibisanzwe ibyo ngibyo donc uremeza urashaka kuvuga yuko wemera yuko ari akamba rikwiye ahubwo ntabwo navuga ngo ari kwiye arifite tutitaye kuvuga ngo ababishinzwe kureba amanota n'ibiki abantu ngo bagenderaho ngo amanota ngo ibiki nimba ari Miss Rwanda dutandukanye na Miss w'ibindi bintu ni Miss Rwanda nyine Rwanda ni iki ntabwo Rwanda ari ibi birometero 20 na bingahe Rwanda ni twebwe jya mu bantu bakubwire ngo Miss ninde hanyuma uzufate Miss wikwira gufa nk'ubu turi hano twebwe uko turi hano ntabwo twagira uwo tugira Miss jya mu bantu baze Miss Rwanda rindi wishaka ko ari jye umugira Miss yabigizwe n'abanyarwanda niyo mpamvu ni Miss Rwanda 2019 ariko rero hari na conditions zigenderwaho kwa umuntu abe Miss ntago urafata kote izo shaka kumva kuko icyo ubwiza cyo nakubwiye ko ubwiza arabufite kuko nimba ari bwo bugira amanota ngira ngo menshi bitajyaga gutuma anyura mu kayunguruzo ka mbere kugeza n'uyu munsi aho ageza nimba bari kureba nka bati uyu muntu nta bwiza afite bumwemerera kugera aha nubwo igisobanuro cy'ubwiza tutacyumvikana byasaba yuko usobanura umwiza uwo ari we mbabare kwangukire mu ijambo nta kibazo duhereye ariya akija kwiyandikisha abamwanditse abamutoye hariya mu ntara avukamo eske ikibazo fise bari abantu baja abajaji baja mu ntara gutoranya abakobwa baza muri Miss Rwanda eske nibo babanyene bagenda babakurikirana buri munsi cyo ni kibazo ca mbere niba aribo bamutoye bamwemeye bamuhaye pasi yo kurengana kugira hageze uno munsi ni gute muri kumuravuga ngo nta bwiza afise bamushimye iki munsubize icyo bamushimye hanyuma tubandanye abantu bose ikipe imwihoraho ariko nubundi ni kwa kundi mwarimu iyaje isomo atanze niyo yahinduka undi nawe hari ikigenderwaho ntabwo yazango ko umwarimu ahindutse ngo ubungubu ibinda bihindura imfashanyigisho barero nabo bafite amabwiriza bagenderaho abagiye guselektiona irubavu nimba atari bo uyu munsi bahari ni nacyo gikonfirima ko uyu mukobwa atari mubi nagwaye urugero umuntu aba mwiza bakamuburaho inenge bakamujyana mu wundi mwuga ngo waberana n'abasa nawe rero uyu munsi nimba abantu bashakira ubwiza mu nzobe ndaguha urugero rwa Miss wa Ethiopia 2009 ni igikara sinari nzi ko habamo n'abantu b'ibikara kuri muri Ethiopia bikwereka ko kuba Miss ari ikindi kintu birenze inzobe
Guys, mbere yo gukomeza reka tumaze twamamaza umuterankunga mukuru ibiganiro byose tubagezaho. Nta wundi rero ni Monaco Cafe. Monaco Cafe ni restaurant igezweho hano mu mujyi wa Kigali, igufitiye pizza, chips, burger n'ibindi byose ujya wifuza kurya wasohotse. Igufitiye kandi ibinyobwa by'ubwoko bwose. Muri Monaco Cafe ushobora kuhasohokera uri kumwe n'inshuti, uri kumwe n'umuryango, ushobora kuhafatira anniversaire. Ni ahantu ushobora gusohokana umukobwa ugutereta ubundi akaguza ku nkeke akubwira ati ariko ubundi wazaritse tugasubira haha. Anyway, niba ukunda kureba match za football nakubwira yuko berekana match z'ubwoko bwose, Premier League, La Liga, Bundesliga, ntukajya uhabura. Ikindi nakubwira kandi nuko bakora muri T2000 muri second floor. Ushobora no kubandikira kuri social media, ukabandikira kuri Instagram, Facebook cyangwa website yabo, cyangwa se nanone ukabandikira kuri no nimero ureba hano. Tukareba ubushobozi bw'umuntu mu hanze y'ibyo ngibyo mwita isura. Nubwo isura nayo ifite kuko ndibaza nta rugingo na rumwe abura ku mubiri, ubwiza biterwa nyine n'ureba. Ni bya bindi nushaka kurya akanyoni akita izina, yenda nimba yari nk'ikiyono ukavuga ngo ni inuma kugira ngo ubashe kukirya. Urumva rero nawe wanze umuntu wemerewe kumusebya uko ushatse, ariko ntabwo bikwemera kuvuga ngo ni mubi. Nta mubi kuko ababifitiye ubushobozi baramuretse aratambuka. Ariko se ubwo ushaka kuvuga yuko ugereranije Miss Rwanda zatambutse n'izubu ngubu, urabona iyi ngiyi itarimo ukuntu runaka ronga iki impamvu ni ya mpinduka nkubwira yazanwe kandi n'umuntu umwe witwa Josiane. Abantu twamenyereye inzobe tugiye guhora tubona haje umuntu w'igikara, byongeyeho kandi uturutse mu ntara tutamenyereye mu mujyi. Urumva hari amasura twamenyereye mu mujyi, niyo mpamvu ivyo bintu abanyarwanda ubona bahagurutse. Hari ikintu abanyarwanda, ubundi abanyarwanda n'abana beza bavugisha ibikorwa. Abanyarwanda bavugisha ibikorwa, ntago buriya ntibinagutangaze ibyo vuga ngo ni mubi kumva byazamutse. Ibya bindi nyine by'ikintu kirimo ubusa kirarangira. Ariko uyu munsi abanyarwanda turerekana ibikorwa yuko uyu munsi atagomba gutambuka. Ntabwo ari ikibazo cy'ibikorwa, twabibonye twese twarimo dutora, ntabwo birimo uretse gatoya biragira sanga ubibona. Nyine nicyo kibazo nkubwira ngo ingunguru irimo ubusa irasakuza. Niyo wahagarika message icyamutambukije Rubavu, ntabwo ari amatora y'abaturage. Ni Josiane watambutse utazwi n'umuntu n'umwe. Ubu turimo kumutora kuko twamumenye. Aza rero ntawe wigeze amumenya. Icyamutambukije wabo mu majonjora y'ibanze nicyo kimutambutsa n'uyu munsi. Ntabwo ruvuga ngo ni message, nubwo nabyo ari byiza mu mpande zombi, ariko ntabwo bivuze ngo Josiane agejejwe hano n'abamutora kuri ibi ngibi dutora kuri telefone. Azanwe n'uwo ari we, yiyeretse abanyarwanda nabo baramushima baramukunda. Aha, ariko se ubwo urabona yuko uri umukurikiye umurya isata burege buri gihe. Ibyo birumvikana. Hagomba ni nabyiza nibura bigaragaza urwego wenda irushanwa rigezeho. Kuba habashije kuba ihangana rimeze gutya ni byiza. Niba nibindi n'izindi zagiraga kuzaba gutya, nizashize zarabaye gutya, twaba tugeze ku rwego noneho tubona umuntu usohoka mu gihugu. Ndatanga urugero ku ikipe y'umupira, nibyo mbona abanyarwanda benshi bazi. Twakabaye twarageze ku rwego tubona umuntu usohokera igihugu, tukazajya kumwakira ku kibuga nka kumwe tujya kwakira amakipe yatsindiye hanze. Ni icyo kibazo rero dufite. Dukwiriye ko habaho ihangana rimeze gutya ku buryo havamo umuntu ukomeye, kwa kundi ikintu kivuye mu ruganda bya nyabyo. Burya kivamo kivuyemo wacaniriye bagihondaguye kikavamo gikomeye. Niyo mpamvu rero tutagira nibura n'usohoka ngo agire ikintu adukurira hanze, kuko aba yavuye ahantu n'ubundi hatarimo guhangana nyaho. Ubu ndahamya yuko ni irushanwa rigeza ahanyaho naha byagomba kuba byarahereye. Nuko byo. Okay, sawa, reka dutegereze basi turebe ikivamo iri joro. N'abandi nibaze batore, mu by'ukuri wo gutorwa araboneka. Sivuze ngo dutorwe iri joro kabisa, turareba icyo nzi cyo. Uyu munsi nawe urenga basi yawurenzwe kera. Uyu munsi abanyarwanda rega bamaze kujijuka. Ni Miss Rwanda. Yes, barajijutse nyine. Uyu munsi nawe urenga adasigaye. Nubwo tutavuga mu mazina kuko tutagiye kugira tujya gukomeretsa, ariko ikintu kimugejeje hari abandi benshi batigeze bamenyekana basigaye iyo ngiye inyuma
kuko batari bashoboye kuharenga nuvuga ngo ahangaha hageze ahagejejwe n'uwo ari we ntabwo hagejejwe n'impuhwe tumufitiye mu by'ukuri turatora